Club rimaze igihe kigera ku kwezi ribera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uri baze ngo ni bande bahawe ibihembo. Umukinnyi mwiza w'irushanwa nta wundi yitwa Cole Palmer. Performance yakoze kuri final yamugize umukinnyi mwiza w'irushanwa ryose. Yatsinze ibitego bitatu. Yego. Hanyuma no kuri final nyine natanze assist. Ngira ngo abaye MVP kubera ko barebye nko kuva muri kimwe cya kane kugera kuri final. Cole Palmer yatsinze ibitego bibiri no kuri final. Yatsinze ibitego kuri final atanga na assist. Bareba bazamura amanota. Hanyuma umukinnyi mwiza ukiri muto ni Désiré Doué wa Paris Saint-Germain ubwo yaratagize ijoro ryiza cyane yakoze amakosa menshi. Umuzamu mwiza Robert Sanchez. Umukinnyi mwiza ukiri muto w'igikombe cy'isi yanabaye umukinnyi mwiza ukiri muto Désiré Doué muri Champions League. Yego. Hanyuma watsinze ibitego byinshi twa Gonzalo Garcia ikipe ya Paris Saint-Germain. Nibyo bihembo byari bitanzwe rero mu ijoro ryacyeye. Icyo navugaga ndaza gukomeza kuri Chelsea mbere ko tuva kuri igikombe cy'isi cy'amaklub. Gonzalo Garcia wa Real Madrid. Ndamvuze ngo wa Paris Saint-Germain wa Real Madrid wa mwana muto y'imyaka 21. Yatowe nk'iki Umukinnyi watsinze ibitego byinshi top scorer. Très bien. Hanyuma kwizigi ekipe ya Chelsea mwabonye uburyo yagiye progressa muri iki gihe cya Enzo Maresca sezimwe yonyine yasubiza Chelsea muri Champions League. Abantu bakavuga bati Champions League nta birenze, nyamara abantu batazirikana ko yari yagiye muri Conference League sezo yari yabanje ajya muri Conference League arayitwara atsinze ekipe ya Real Betis y'inyagiye twabonye performance nziza cyane. Abantu batari ko ni Real Betis Ballon-Pied ntabwo ari ikipe ikomeye. Ahari Chelsea yari ikeneye test ya nyayo kugera kuri final. Mwagiye mubyumva nyine tubivuga tureba aho yanyuze, mu by'ukuri ntabwo bigeze babona test ziremereye cyane. Niyo kipe yageze kuri final idahuye n'amakipe y'ibigugu by'i Burayi. Twavugaga ko nyine Paris Saint-Germain yahuye na Bayern Munich, ihura na Real Madrid, ihura na Atletico Madrid, donc yagiye itsinda ya makipe akomeye cyane y'I Burayi. Chelsea rero nta muntu waruzi mu by'ukuri ni nziza ku ruhe rwego kuko ntabwo yarigeze bona test ziremereye nk'izo. Aya rero ni amahirwe ya Enzo Maresca yo kwiyandikisha mu bitabo by'amakipe akomeye ku isi muri iki gihe, kuko nibura agaragaje ko yatsindirwa amakipe ateye ubwoba cyane muri iki gihe. Amakosa ya Paris Saint-Germain ijoro rya Kerugajo ntabwo isobanuye ko tutabonye sezo yabo bagize n'ibyo bagiye bakora. Ni ikipe ikomeye cyane, so kwitsinda rero ukayitsinda ibitego bitatu ku busa kuri finali nayo yari yakaniye. Ubugaragaje nyine urwego kuri mu makipe meza cyane mu by'ukuri ari ku isi nzima cyane cyane nyine Burayi. Mina definisa neza icyo Chelsea irimo kugerageza kubaka, isinyisha abakinnyi bato. Campaign mazemo imyaka navuga nk'itatu cyangwa se ijya kuzura ine. Abantu banagomba gutangira gutinya Chelsea kuko uyu muvuduko bariho mubonye bagiye kwinjirana muri Premier League muri season, muri Champions League muri season igiye kuza barimo. So ni ikipe rero yamaze kugaragaza ko ari ikipe izaba ikomeye cyane, ikomeye muri iki gihe kuko ni ikipe urebye nk'abakinnyi bari kuri bench uretse 11 bafite na bench nziza. Urebye Bankuku ba Kenan Dewsbury Hall, ukareba ba Romeo Lavia. Ni ikipe ikomeye impande zose kandi kirimo gusinyisha abakinnyi. Ni ikipe navuga ko amakuru avuga ko Gianluigi Donnarumma bamushaka cyane. Chelsea se mushaka Donnarumma byabahenda ntabwo pari ya pari wayaka hari nibigoye. Urabona nyine ko nka buri hano mutoza nubwo ari umutaliyani mwene wabo yagiye amufashe ku rutuga kumubwira ati imyitwarire kira yagiye igihe yaramaze gusunika wa Pedro nibwo yagiye amuganiza amubwira ati please ibi bintu bireke urarwana iki kawo Pedro gashaka akabwiye nk'amagambo ababaje yisobanuye. Umutoza uko yisobanuye itangazamakuru, umutoza yavuze ngo n'ubwo hatabikurikiye neza babinshyizeho ngo ni discipline ko ari ngiye muntu mukuru nyine imitwe minini ntarengwa n'imijugujugu. Ariko we yavuze ngo uyu mwana witwa Joao Pedro burya yabanje kunsunika. Abanje kunsunika nanjye ndamusunika. Musunitse gato nkuko yansunitse gato ahita yigusha hasi arambarara hasi. Ntabwo ari njye wabitangije, byatangijwe n'uyu mukino. Uyu mukinnyi wabivuga Joao Pedro yavuze ngo uyu mutoza yateranya amagambo na Andrés Santos urumeze ko avuye muri Ligue 1. Urumva nyine bagiye bahura baziranye muri shampiyona bateranya amagambo. None Joao Pedro nk'umunyabrazil mugenzi wa Andrés Santos ngo ajya kumudefanda ko ngo yarazengurutswe n'abakinnyi ba Paris Saint-Germain benshi. Agiye kumudefanda nibwo agiye muri altercation n'umutoza nuko Joao Pedro abyisanzemo, ariko yavuze ijambo navuga gutandukana nawe bagomba kumwishyura amafaranga bumvikanye muri kontra, akaba ari amafaranga y'amezi 3. Rayon Sport yamubwiye ati dafe ntabwo ushaka ko tugutiza, nabyo nshaka
ntabwo ushaka ko dupfa gusesa amasezerano ntabyo nshaka rero yavuze ati turamushyira kuri payroll ariko ntabwo tuzigera ntavuze ngo nta lisansi tuzamuha bamwe nta lisansi tuzamuha icyo bazamukorera ngo ni iki ngiki shampiyona nitangira ukwezi kwa 8 bazakumuhemba ukwezi kwa 9 bakumuhembe n'ukwezi kwa 10 rero yamubwiye ngo tuzagushyira kuri payroll amezi 3 ahubwo nta lisansi tuzaguha amezi 3 bivuze ngo kuko kontra ivuga ko amezi 3 ariyo bagomba kumuhereza bagahita bamusezerera rero iravuga ngo tuzayaguhereza mu byiciro amezi 3 yikurikirana tuyaguhe mu kwezi kurangiza nako nta lisansi yacu uzaba ufite tujye dusesa ubwo rero icyo bavugaga bambwiye ati wowe oroshya ibintu tureke guserera turebe amafaranga make tuguha tugukubita rizi leta wigendera ashaka ibintu byo gufunga umutwe naho rero murera nayo ishaka iki gihe kikwereka ko aba bakinnyi baba baraje mu Rwanda nk'amaburakindi baraburaniwe baranga kugenda iyo ageze muri reyo bakamuhereza option nk'eshatu tugutize akabyanga tusesa amasezerano tuguha amafaranga runaka ukabyanga babigaragaje urwego rwawe ushaka ibintu byo kujya mu bintu by'abakomisiyoneri ntabwo ari umukinnyi ukomeye okay nukuri kwimana ntabwo na kipe yabona nibyanjye bivuga byoroshye tuvugisha ukuri nk'umuntu yagiye kuzana dafe ataramubona kina atarigera umuntu w'imvune zingana kuri mu maguru yombi ngo ni murenga afite umutego wa mediateri ngo afite control nureba se Kiganda uyu ngo yaperizanye nk'ubu Uganda hari umupeti wikinira muri NEC yarari gukina hano mu bintu by'agaciro perezida rero yanamumbajije witwa Shamiro akina muri NEC ni ikipe y'igisirikare cya Uganda umuhungu muremure wari wa 13 mu ikipe yawe cy'igisore cyambaye 13 kira gipeti cyambaye muri equipe nationale ya Uganda izakina cyane yaramagabe rwose uriya mupeti Shamiro wanamureba uriya mupeti ntabwo arenza amafaranga $10,000 ariko nge narumiwe ubu bantu bagiye kuzajya ngo muri Mari kuzana indi mvune ngavuye muri Mari akinyo tarabonaho na rimwe nzamubonaho komisiyo nge sindi umwaje ubwo nk'ubu mbambwiye nk'amakipe umuntu ari muri equipe nationale ya Chani ya Uganda bro azigaje amezi 5 muri NEC ufite urusore rurerure amezi 5 n'amafaranga make cyane umusore akina muri nationale afite imbaraga n'umediateri mwiza wamwishyuye wamushatse $10,000 ukavugana na ajawe yitwa Janti mukarangizanya ariko ubwo abanyarwanda itavuga ngo ngubwo ngamushakira isoko ngo nta sinjya muri kandi kagabo wari ufite muri ya kipe yawe sinzi higere muri Bugesera kagufi cyane ka Messi karajya muri Rutsiro karajya muri Rutsiro kari Argentina na arbitre Celeste niyo bari muri dossier bagomba kumujyana muri Rutsiro hanyuma uriya wavugaga yitwa Joel n'umukongomani ari muri equipe y'abadinyo muri Bugesera wari wambaye gatanu mu mediateur muri uriya muzamu we wari ufite n'uwa uriya ni Yaciye nawe namuhaye antarwa mushakira ikipe ubwo abantu nabo bumva bashaka umuzamu mwiza bifatira Yaciye yafashe neza cyane Yaciye niyo yaseze Yaciye asigara umutoza abazamu muri APR y'abagore ashaka kugaruka mu izamu yaranyandikira ashaka kugaruka mu izamu namuhaye anta njye singurisha abakinnyi bariho ngo ntibagarutse yari umutoza yafashe neza bya hatari ntabwo tuvuga ko atafashe neza ariko nyine abajagaraye nabwo umukinnyi araseza agiye gutoza mugaruza umupira w'amaguru kandi akiri muto twikomereza shaka tuvuye kuri dafe twakomeje hari ikintu perezida wa Rayon Sport yavuze akima abafana aravuga ati kuri uyu muzamu ati ntabwo nababwira icyo mbitekerezaho hari amakuru avuga ko Rayon Sport aravuze ngo turaza kureba uko tumugenza hari amakuru avuga ko uyu muzamu wari waguze muri Rayon Sport basanze ari Pasquale cyane n'abafana bavuze rwose azajya birya saa 3:40 tugiye kwamamaza hari telefone nagiyeho mwayumvise ariko nta mbwira rero Rayon Sport ngo igiye gusesa amasezerano y'umuntu wasinyije ejo muntu umva ikintu gihari ngiye kubaza story ibabaje ariko inanasekera umutoza w'abazamu wa Rayon Sport yitwa Bakame uzi agira urwego yaravuze ati bwa mbere amukoresha iminsi 2 ya mbere avuze ati buriya uyu muntu wenda ararushye ageze ngo ni umunaniro w'indege swate wenda aramaze n'igihe adakina reka mbanze ndebe iminsi 2 irashira noneho atekereza ko umuzamu akaba improvinga yikoze tize nyine umunsi umwe 2 kame nyine maso zibazacushe ubu wakangutse nyine ikintu cya mbere cyamweretse yuko umuzamu ari Pasquale mureke biriya byo kuba bari kumutsinda ibitego adakora parade biriya byo n'ubuswa mvukanwa hari ubundi buswa bukabije hari icyo bita gukora basi tize ukazikora mu buryo bwemewe reka mbaye ngibyo biri basic besa nk'umuntu usanzwe ukora n'abatoza nk'umwatlete nk'umukinnyi w'umupira w'abatoza wamenyereye kwizigira hari ukuntu mubanza gukora ibyo bita warm up nyine mukiruka bisanzwe iyo ni party ya mbere iyo murangije warm up
ako gace nyine mutangira buriya abantu bahita bajya ngo mu bya deka ntabwo ari ikurikiraho, ahubwo abatoza abakereya ibyo bita nk'amasituwasiyo ashoboka muri